Nongere nkwere ikaze ndetse nongera kubashimira mbabwira ko muri ab'agaciro kuri ino YouTube channel yanjye. Uyu munsi nasanze hari benshi batazi ibijyanye na telefone, cyane cyane ko wakwishyira telefone WhatsApp muri telefone yawe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Tugiye kujya twigira hamwe kugira ngo benshi mubashe gusobanukirwa telefone uko ikora ndetse n'uko wayibyaza umusaruro. Nk'uhaye ikaze, niba uri mushya kanda subscribe, like ndetse na comment. Nawe wishimiye ibiganiro byacu, please share this video to everyone. Ni iby'agaciro. Rero muri no video y'uyu munsi tugiye kureba hamwe ukuntu washyira WhatsApp muri telefone yawe step by step, mvuga ko intambwe ku yindi buri kintu cyose. Rero ikintu cya mbere tugiye gukoresha, tugakoresha application yitwa Play Store. Iyo Play Store kugira ngo ikore muri telefone yawe ugomba kuba warafunguye icyo bita Gmail account cyangwa email account, ariko nayo nabigishije ukuntu wayifungura, urabera muri description y'iyi video. Rero ko tutangire ku muntu uyifite cyangwa amaze kuyifungura, nta kindi ukora, uzajya kuri Play Store yawe uyifungure gutya. Numara kuyifungura utegereze uze ukande kano kantu, sorry kankwereke. Ubwo ni ukuvuga ngo numara gufungura ya Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone ukore search kuri kano kantu kari hano kanditseho search. Numara kugafungura gutya uze wandikemo hano hejuru ati WhatsApp. Hari WhatsApp ebyiri zigiye zitandukanye, gusa WhatsApp yari yose wakoresha uburyo uzafunguramo ni bumwe, cyangwa uburyo uzayinstara muri telefone yawe nanone ni bumwe. Uzandikamo WhatsApp, uzahita uyibona hano hasi uyikandeho, nurangiza uze uyikanda hano ndetse install kuri kano kantu handitseho install. Nurangiza utegerezeho gato. Guys, ndagushimira wowe niba ugeze kuri uno munota, ni iby'agaciro. Niba utarakanda subscribe, like and comment, please bikore nonaha kuko uba udushyigiye kandi uduteye inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi niba ufite ikibazo ugitwandikira muri comment kugira ngo ubutaha tuzakore video y'ikintu wifuza icyo ari cyo cyose. Guys, reka dukomeze step by step. Reka tutegereze iminota mike kugira ngo ya WhatsApp yacu bazisitare muri telefone, maze mwereke ukuntu tugiye kuyifungura nuko tugiye kuyifungura step by step. Nk'uhaye ikaze, urabona ko ya WhatsApp yacu imaze kwidownloadinga. Reka tutegereze yesitare muri telefone, turangiza mwereke ukuntu tugiye kuyikora. Ngo imaze kwidownloadinga ihita yesitara muri telefone. Reka dutegereze gato ifunguke. Usaba gukanda subscribe, like ndetse na comment. Niba wifuza ko hari video twazaganiraho ubutaha, ujya ubinyandikira muri comment. Niyo mpamvu mba ndi hano kugira ngo mbagezeho ibintu nk'ibi ngibi. Rero niba ufite ikibazo ukajya ugenda utabimbwiye. Guys, ni ukuvuga ngo ya WhatsApp yacu imaze kwesitara muri telefone yawe nk'uko ubibona. Uzakora ukanda handitse open, ukanda open, utegerezeho gatoya kugira ngo ifunguke. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ururimi ukoresha ukimara kuyifungura gutya, niba ari English, France, uzaza uhitemo ururimi ukoresha. Twe tugiye gukoresha Icyongereza. Kane kuri kano kantu k'icyatsi ko hasi ugakande ukomeze. Uzaza ukanda handitse agree and continue. Aha, kandi gutya uza ushyireho nomero yawe ya telefone, gusa uzahera kuri 7. Ubwo niba ari 079 cyangwa 072, uzahera kuri 72 cyangwa 787 cyangwa 79. Yanjye ni 078, ndabanza 7 kuko imbere hari kode y'igihugu cyacu. Izo kandi numara kwandikamo nomero ya telefone uzahita ukanda next. Ahangaha ubona tegerezeho gatoya.
niba ugeze kuri uno munota ni iby'agaciro niba utarakanda subscribe banza ukande subscribe, like ndetse na comment kuko biradufasha. Mwese ko kugeza ikiganiro ari Idi Amin, nzakanda kuri yes kandi continue, allow, tegerezeho gatoya baverifying cyangwa baduhe code tugiye kwinjiraho kuri WhatsApp yacu. Bazayohereza kuri nomero ya telefoni, bamara koherezaho bazahita naho bigenda gutya. Wangiza ukomeze, hano bagusaba gushyiraho izina yawe utegerezeho gatoya cyangwa izina ryawe uzategerezaho gatoya gutya. Uko ndi kubikora nawe niko ugomba kubikora step by step. Hano uzaza ushyiremo izina ryawe, umara kurishyiramo izina ryawe ushaka nyine iryo ari ryo ryose, si ushaka uzahita kandi handitse next, maze utegerezeho gatoya. Kandi skip, tegerezeho gatoya guys. Nkushimira ugejeje kuri uno munota, uri uw'agaciro kandi wiha amashyi, kandi nizere ko hari byinshi wungukiye muri ino video. Niba utarakanda subscribe ndagusabye kanda subscribe ndetse unafungure n'akazogera kugira ngo ujye uba uwa mbere urebye video yacu ikigera ku rubuga rwacu. Iyi yari M Studio channel igiye kugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ikoranabuhanga, umuziki ndetse n'ibintu byinshi n'utundi tugiye dutandukanye. Wese ko wakugezaga ikiganiro ari Idi Amin. Urabona ko ya WhatsApp yacu imaze gufunguka. Noneho imara gufunguka ushobora kuza ugakanda hano hejuru ugashyiraho ifoto. Aha uza ugakanda kuri turongo ukajya hano handitse setting, hano handitse setting igihe nta profile iriho ukaza ugakanda hano imbere uzabona nta foto iriho ukunda ngewe iriho, ukandukana kuri kano kantu kari hano aka kagakamera gutya, ukaza ugakanda hano kuri gallery hagati aha aka kari hano, hangiza bagahita bikujyana mu mafoto ufite kuri profile yawe, ugahitamo ifoto ushaka gushyiraho ukayikandaho. Nk'urugero nshobora guhitamo iyi ngiyi gutya, ukayikanda waza gutya, hangiza ugakanda handitse done. Ahangaha ni ukuvuga ngo nuwakanda ya foto yawe izahita ijya kuri profile yawe. Ndagushimiye twabanye muri ino video, tunyitana ubutaha. Yari Idi Amin, iyi ikaba ari M Studio channel igiye kugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndagusezeye, bye bye, tunyitana ubutaha, bye.